kwita ku rubyiruko by'umwihariko n'ahazaza heza harwo biri mu by'ingenzi igihugu kiyemeje hashyizweho politike y'uburezi budaheza. Amahuriro y'urubyiruko na gahunda zinyuranye zirimo urugerero, intore mu biruhuko, igihango cy'urungano, ibiganiro bya Ndi Umunyarwanda mu mashuri n'amahirwe atandukanye abafasha kwiteza imbere. Ni uruhe ruhare rw'urubyiruko mu rugendo rwo kubaka igihugu nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi? Urubyiruko rwagize uruhare rukomeye mu bikorwa bikwiye gushimwa no kwagurwa, nko kugarura umutekano mu Rwanda no mu mahanga, kurinda isura y'igihugu hifashishijwe imbuga nkoranyambaga, basangiza abandi intambwe nziza u Rwanda rumaze gutera, kugira uruhare mu miyoborere myiza y'igihugu, kumenya no kumenyekanisha amateka y'ukuri y'igihugu, gukorera hamwe, gufashanya mu masomo, gukoresha neza ikoranabuhanga mu kwiga no gusangiza ubumenyi bufite akamaro aho gukwirakwiza ibihuha, kwimakaza ubumwe n'ubudaheranwa binyuze mu mahuriro n'andi mashyirahamwe abarizwa mu mashuri yisumbuye na kaminuza, kwitabira ibikorwa byo kwibuka no gufasha abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse no guhangana n'ingengabitekerezo ya Jenoside, guhanga imirimo mishya no gukemura ibibazo bifashishije ikoranabuhanga, tapandigo, vuba vuba, irembo, kumenyekanisha igihugu cyacu binyuze mu ndirimbo, filime n'ikinamico, imikino yimakaza ubusabane n'ubworoherane. Urubyiruko kandi rwagiye rwitabira ibikorwa by'ubwitange n'ubukorerabushake. Ni izihe nzitizi zibangamiye ubumwe bw'Abanyarwanda zikigaragara mu rubyiruko? Ingengabitekerezo ya Jenoside ikomeje kugaragara no gukwirakwiza mu byiciro bitandukanye by'Abanyarwanda no mu karere by'umwihariko mu rubyiruko. Hari urubyiruko rufite ibikomere bikomoka ku mateka nubwo rutabayemo. Hari nanone imikoreshereze mibi y'imbuga nkoranyambaga n'itangazamakuru, ubumenyi buke ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi, amakimbirane mu muryango, ubusinzi n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, ubusambanyi, kudakunda umurimo no gushaka gukira vuba, imico y'inzaduka no gukoresha nabi uburenganzira bahabwa. Urubyiruko rurasabwa iki? Cyangwa se twe banyeshuri, twe rubyiruko turasabwa iki? Urubyiruko murasabwa kwiyemeza kurwanya ivangura, imvugo z'urwango n'ingengabitekerezo ya Jenoside mu mashuri. Ku mbuga nkoranyambaga naho mutuye mwamagana ikibi kabone n'ubwo cyaba giturutse ku muntu ubafiteho ububasha, ababyeyi, abarezi, abayobozi. Kwiga no kumenya amateka y'igihugu n'aya Jenoside yakorewe Abatutsi by'umwihariko hababere imbogamizi mu kubaka ubudaheranwa bwanyu, mukoresheje inzira zitandukanye nko gusoma ibitabo, gukurikirana ibiganiro n'inyigisho, gusura inzibutso za Jenoside no kuganira n'inararibonye. Murasabwa kandi kwiga mushyizeho umwete, kwitoza indangagaciro nyarwanda, gushishoza ntimugwe mu mutego w'abahakana bakanapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi. Kugira ngo bigerweho, urubyiruko rwo mu mashuri murakangurirwa kwitabira amahuriro y'ubumwe n'ubudaheranwa yashyizweho nk'urubuga rw'ibiganiro ruhoraho. Abayobozi b'amashuri namwe murasabwa gutangiza ayo mahuriro aho ataragera no kugira uruhare mu mikorere yayo myiza. Abanyeshuri rero, urubyiruko, ibi ntabwo bigomba guca mu gutwi kumwe ngo bibuke mu kundi, ahubwo mugomba kubisigarana. Mugomba kwimakaza umuco w'amahoro kuri bagenzi bawe mwicarana, kuri bagenzi bawe mwigana, sibyo? Nibavuga ingaruka za Jenoside, ibi byose ni ibikomere, ni ingaruka. Kuba twicaye aha ni ingaruka. Ibi byose muri kubona ni ingaruka za Jenoside. Tugomba kurwanya Jenoside rero, waba umuto waba umukuru. Umubyeyi yakubeshya ukamubeshyuza, kuko nicyo cyatuzanye ku ishuri, dusobanurirwa icyiza. Leta ya Habyarimana yigishaga urwango, ariko ubu turi muri leta y'ubumwe itwigisha kubana neza mu mahoro, tukiga nta kibazo. Bavandimwe b'abanyeshuri, namwe babyeyi, namwe bayobozi, turagira ngo twese dufatanye, twibumbire hamwe, dusenyere umugozi umwe kugira ngo twubake igihugu cyacu kizira Jenoside. Murakoze, twibuke twiyubaka.